Singabo singuwa bamurimo baramushu singabo yo kwafizo ko singabo yego sha uyo huri abo ngara vayiva ndo wajya reba nkakara gacecu burasa kubona kagenda Yes, hello everyone, welcome back in Tour du Rwanda 2025. Welcome in stage number 4. It's a stage from Rubavu to Kalonji district. We have about 95 kilometers. A very hard stage. It's a very dangerous stage. Yes, kumeze fresh kabisa ho uri hose.
abanyarwanda, abari United States, abari Europe, aho uri hose, abari muri Afrika, aho uri hose kabisa, mwifurije kugira umunsi mwiza cyane. Ni Tour du Rwanda 2025, ni Tour du Rwanda ikomeje kugenda iryohera benshi, ariko ikababaza abanyarwanda by'umwihariko bakomeje kugenda batangira stage bayoboye, ndetse bikaza kuba birangira batageze ku musozo bakiyoboye. Ni stage ya kane iri kuva mu karere ka Rubavu yerekeza mu karere ka Karongi. Ni stage navuga yuko igoranye, ni stage irimo amakoni menshi cyane, ndetse mu kanya gato ndaje mbere ku kuntu bimeze, mbabwire tumwe mu duce kabisa twitezwe kugora ku bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Ariko ni stage kabisa abantu cyangwa se abanyonzi bazi kuzamuka baraza kuba bitwara neza, kuko ni stage imanuka izamuka, ni stage igoranye, ni stage ikunze kubonekamo impanuka nyinshi. Niyo mpamvu umunyonzi w'uyu munsi wese asabwa kuza kuba yigengesera. Ni stage navuga yuko yaje kuba itangira ku isaha ya 5:05 mikeya, ndetse twiteze yuko ku isaha y'isa 8 rwose bidasubirwaho abanyonzi cyangwa se umunyonzi wa mbere rubuze kuba wegukana agace ka kane rwose araba yasesekaye mu karere ka Karongi. Urumva yuko kabisa abari mu karere ka Karongi, umujyi wa Kibuye kabisa, umujyi mwiza, ndetse turi buze kugenda tubona uduce tugiye dutandukanye. Mwiteze yuko saa 8 kabisa igare riraza kuba ryabagezeho, ariko mbwira yuko Summit Show turagenda tuhababera, tubereka gahunda ku yindi, tubereka uko igare riri kugenda rigenda, cyangwa se moment ziri buze gukomeza kugenda zigaragara muri Tour du Rwanda. The people from different country, I will update every moment in a Tour du Rwanda 2025. igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu, abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatuganye, basiganwa banareba ubwiza bwabwo, bahaba bareba ibirori nyabyo muri Afurika no hirya iyo, ikurikiranwa kuri interineti na za televiziyo, rigamije guteza imbere iryo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye.